Yesu ashimwe cyane, ndabashuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Shalom shalom, amahoro y'Imana abe hagati mu buzima bwacu twese mu izina rya Yesu. Abari hano dusangiye ijambo ry'Imana, turimo turaganira ku magambo y'Imana. Uyu munsi tugiye kuganira ku kwizera. Iryo jambo rimaze iminsi ku mutima wanjye, nganiriza itorero, nganiriza abera. Ndashaka twese turisangire mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka dusenge Imana tuganire ku kwizera. Mwami Yesu, ndagushimye kuri Imana ishobora byose, kandi uri Imana ikora ibitangaza. Icyubahiro ni icyawe mu izina rya Yesu. Ngwino tugirire neza, duhumekereho, utuganirize mu izina rya Yesu, ukora ibitangaza ku buzima bw'abana bawe. Imbaraga zawe zikora ibikomeye mu izina rya Yesu, amen. Tugeganira ku ijambo ry'Imana riri mu Batesalonike ba mbere igice cya mbere umurongo wa 8 kugeza ku wa 10. Yesu abaho umugisha. Havuga ngo nicyo gitumye muba icyitegererezo cy'abizera bose bari i Makedoniya no muri Akaya, kuko muri mwe niho havuye ubwaku bw'ijambo ry'Umwami wacu. Icyakora ntibyageze i Makedoniya no muri Akaya honyine, ahubwo hose kwizera kwanyu mwizera Imana kwaramamaye. Nicyo gituma tutaruha tugira icyo tubwira abantu. Umurongo wa 9, kuko ubwabo bajya bavuga uburyo twabasuye nuko mwahindukiriye Imana, mwimuye ibigirwamana ngo mubone uko mukorera Imana nyakuri kandi ihoraho. Umurongo wa 10, no gutegereza umwana wayo uzava mu ijuru, uwo yazuye mu bapfuye, ari we Yesu, uwo uzadukiza umujinya iteka. Amen. Ndashaka tuganire kuri aya magambo yo kwizera. Uyu munsi turavuga ku kwizera nyako, cyangwa se ubusobanuro bwo kwizera Imana nyakuri. Kwizera kurimo ibice byinshi. Harimo kwizera kwa kundi Bible tubwira dusaba Imana, ko kwizera gukuraho ibibazo, kwizera kurwana intambara. Kwa ngo nitugire kumwe n'akabuto ka sinapi gatoya. Akabuto ka sinapi ni urubuto ruri munsi y'ishaka. Yakabuto k'ishaka ni mamu cyangwa ururuho, ariko nta kabuto kagira kwizera kwe bagashyize mu butaka kera n'ibiti kinini cyane cy'ingazamarumbu. So Bible igiranya kwizera n'ako kabuto. Kavuga ngo tujyamutse dufite imitekerereze cyangwa imyumvire y'ako kabuto, dushobora kubwira umusozi ukimuka. Dushobora gukora ibintu binini bisumba uko turi, bitewe n'imitekerereze yo kwizera kumeze gutyo. So uyu munsi nagakondi buvuga rero, nashaka kuvuga kwizera Imana, kwa kundi kwizera abizeye Kristo twese twahawe, niko nshaka kuganiraho. So rero tujyagana kuri aya magambo y'Abatesalonike kugira ngo bidufashe. Abatesalonike ni wari umujyi mwiza wa Makedoniya, wari umujyi uyoborwa n'Abaroma iki gihe cy'ubutumwa bwiza. Hari ahantu Pawulo yavuze ubutumwa akoresha imbaraga nyinshi. Biravuga ngo yabwirizaga ku manywa akabwiriza na nijoro. So rero ni ahantu atatinze kubera ka karengane ko gutotezwa no kurwanya ubutumwa bwiza. Yahabwirije igihe gito baramwirukana. So rero iki gihe yandika urwandiko ashobora kuba yari i Korino, kuko ntabwo yari Makedoniya bari baramwirukanyeyo, ahubwo yari yarohereje Timoteyo umuhungu wo mu mwuka, amwohereza kujya kumurebera itorero, ubutumwa, imbuto bateye y'ubutumwa bwiza ko yameze nuko yakuze. Igihe rero Timoteyo yagaruraga amakuru Pawulo, yaje amubwira uko itorero rihagaze. Pawulo biramushimisha cyane. Yaje amubwira ko itorero ryakuze mu kwizera no mu rukundo. Ibyo rero byatumye Pawulo anezerwa cyane. Ushaka kumenya musome Abatesalonike ba mbere nyine ahangaha ibice 3:6 habisobanura neza, wenda katwasome mu byumve neza. Haba ngo ariko none Timoteyo atugezeho avuye iwanyu, yatuzaniye inkuru nziza y'ibyo kwizera kwanyu n'urukundo rwanyu. Urabyumva neza?
anga Paulo maravuga ko Timoteyo abagezeho. Timoteyo waje abarira amakuru ba Paulo, ababwira imbuto babibye, ababwira umurimo bakoze, ababwira umumaro byagize, ababwira ko abantu bakuze mu kwizera no mu rukundo bo gukunda abavandimwe bene se, ndetse avuga ko kwizera kwabo kwamaze kurenga imbibi, kwamaze kurenga mu itorero, kwamaze kugera i Makedoniya yose, kwamaze kugera Akaya yose. Abantu bose bamaze gusobanukirwa ubutumwa bwiza kubwo kwizera kw'itorero ry'i Tesalonike. Aho Paulo yanditse rero, yandika urwandiko abashimira ndetse anabahugura mu kwizera. Yesu ashimwe cyane. Aho yababwiye rero ikintu cya mbere arabwira ngo kwizera kwanyu niko kwatumye muhindukirira Imana. Bivuze iki? Bivuze ngo kwizera nyako ni uguhindukirira Imana. Haleluya. Hari ibintu bibiri bitandukanye ariko byenda gusa, kimwe kibanziriza ikindi. Ndagira ngo hari kwihana no guhindukirira Imana biratandukanye. Kwihana y'umuntu yihana arababarirwa. Niyo utakwihanukizwa, niyo umuntu yagukoreye icyaha akagukorera ikosa agaca bugufi akaza akakwihanira icyaha cye, uramubabarira. Kandi iyo umuntu umubabariye nawe mu mutima yakira imbabazi akibabarira. So rero kwizera no kwihana ibyaha biratandukanye. Rero iyo umuntu, niyo waba ukijijwe, iyo wihannye bigusaba kwizera Imana, bigusaba kwihindukirira, kuyiringira, kuyiha. Rero ubusobanuro bw'ijambo kwizera Imana bwuzuye ni uguhindukirira Imana. Nuvuga ngo rero wateye umugongo none ubahindukiye, ibitekerezo byawe bigahindukirira Imana, imyumvire yawe igahindukirira Imana, imikorere yawe igahindukirira Imana, imitekerereze yawe igahindukirira Imana, imyumvire yawe igahindukirira Imana, mbese ukiha Imana mu bundi buryo. Nicyo kintu bita kwizera. None Paulo arangije rero ababwira ibintu bitatu by'ingenzi biranga umuntu wahindukiriye Imana. Biri hanga twasomye mu rwandiko rwa mbere y'Abatesalonike igice cya mbere ku murongo wa 9. Niho Paulo yabivuze neza, avuga ngo ubwo mwahindukiriye Imana mwimure ibigirwamana. Reka wumve murongo wa 9 ngo kuko ubwabo bajya bavuga uburyo twabasuye, nuko mwahindukiriye Imana mwimuye ibigirwamana. Babyumva? Icya mbere, iyo umuntu ahindukiriye Imana arangwa no kwimura ibigirwamana cyangwa se kwimura izindi mana. Imana ni iki? Imana ni ikintu wizeye, ni ikintu wahindukiriye, wahaye ubuzima bwawe, ni ikintu kiyoboye ubuzima bwawe, ni ikintu kibeshejeho ubuzima bwawe. So hari ibigirwamana rero bisengwa, iby'abantu bikubita hasi bakaramya, hari ibigirwamana by'abapfumu, hari ibigirwamana abantu bacisha. Ibigirwamana biratandukanye, ariko hari n'ibindi bigirwamana bitugiraho ingaruka mu mwuka tutazi ko ari ibigirwamana. Nibyo nyamwumva kuvugaho ngewe. Ikintu cyose wumva ko kiriho kugira ngo ubeho, nicyo kibeshejeho ubuzima bwawe, nicyo kiyoboye ubuzima bwawe, nicyo wahisemo guha ubuzima bwawe, nicyo wahindukiriye. Icyo kintu mu isi y'umwuka kiba kibaye Imana. Bivuze ngo rero ubutunzi bushobora kuba Imana, umuntu ashobora kuba Imana. Buri kintu cyose wumva, iyo Imana ikuzaniye ubutunzi ntabwo ibikuzaniye Imana mu buzima bwawe, ibikuzaniye ikintu cyo kugufasha, ntabwo ibikuzaniye ikintu cyo kuramya, ikintu cyo kumva cyo kikubeshejeho, ni icyo kugufasha kugira ngo ubeho. Iyo Imana ikuzaniye umuntu mu buzima bwawe ukamugiraho umugisha, ntabwo ari we hinduka Imana yawe, abaje kugufasha ubwo buzima kugira ngo uce aho hantu. Buri kintu cyose rero ukwiriye kugitandukanya n'umwanya w'Imana. Reka ariko mvuga, dukwiye gufata buri kintu cyose kidufasha kubaho, kidufasha gutera imbere, kidufasha kubaho neza, kidufasha gusa neza, kidufasha kugenda neza, kidufasha kumera neza, tukagitandukanya n'umwanya w'Imana. Iyo twahindukiriye, iyo twizeye, Imana igombye kuguma mu cyumba cyayo itavangirwa. Haleluya. Ibyo nibyo bita gutandukana n'izindi mana. Iyo umuntu yahindukiriye Imana, ibitekerezo n'ibyiyumviro bye biba biri ku Mana.
Imana niyo imuyobora mu bintu byose, ni Imana ituyobora. Twaba turi mu rusengero, twaba turi mu masengesho, twaba turi mu kazi, twaba turi mu isoko, twaba turi mu muhanda, twaba turi mu mago yacu, Imana niyo twahindukiriye, niyo tuba twarahisemo kubera kwizera, niyo twahaye ubuzima bwacu kandi ayibuyobora mu izina rya Yesu. Uko niko icyo nicyo kintu cya mbere kiranga umuntu wahindukiriye Imana. Icya kabiri ni ukuyikorera. Iyo duhindukiriye Imana, Imana ni umwami, umwami aba mu bwami. Yesu avuga bityo nimujya musenga niba ngo data twese mu ijuru ubwami bwawe burusheho kuza cyangwa se buze. So rero iyo umuntu ari muri ubwo bwami aba agomba kubukorera. Tugomye kuba dufite imitima n'imitekerereze n'imyumvire yo gukorera Imana muri ubu bwami bwayo. Haleluya. Reka dusome Yohana ho 20 mwumve riramfashira ijambo muri ubu butumwa bwiza ndimo kuganira. Yohana 17 umurongo wa wenda ndasoma 20 yonyine, ndashaka dusoma 15 n'uwa 17 wumve kuntu havuga. Wa 15 avuga ngo sisaba ko ubakura mu isi, ahubwo ubarinde umubi, ahubwo ubarinde umubi. Umurongo wa 18 ukavuga ngo uko wantumye mu isi nanjye niko nabatumye mu isi. Amen. Reka tugane kuri iyi mirongo ibiri. Kino gice cya Yohana 17 ni isengesho Yesu yasengeraga abigishwa be, ndetse ikomeje epfo 19 kuri 20 ashyiramo n'abandi bose bazamwizera kubw'ubutumwa bwiza abasengere bazajyana. Bivuze ngo iri sengesho nibyo abizera bose. Twese tureba Yesu aradusengeye umutambyi mukuru. Yesu avuze ibintu bikomeye ku murongo wa 15. Aravuze ngo sinsaba ko bakura mu isi, ahubwo ndasaba barindira umubi mu isi. Bivuze iki ibingibi? Bivuze ko Yesu yarashoboye kudusaba tukava mu isi. Kuko yaravuze ngo singusaba ko bakura mu isi. Bivuze ngo byarashobokaga. Iyo bivuze ko bidashoboka bivuga ngo ntabwo bishoboka, ariko avuze ngo simbisabye ko bakura mu isi, ahubwo barindira umubi mu isi. Indi mpamvu ya kabiri nyambwira bituma bishoboka y'ingenzi n'imwe. Muribuka Yesu ari ku musaraba yasanze ibisambo bibiri. Buriya ku munsi mategeko y'Abaroma bagombaga guhambira ibisambo cyangwa ibyihebe 3 ku munsi nibyo bagomba kumanika ku musaraba. Yesu igihe bamuzanaga bashaka Pilato amucira urubanza, basanze umubare wamaze kugera ku musaraba abantu 3, ariko basanga ibyo bisambo bitarapfa. None basaba ko baramburira Baraba bakabambamo Yesu mu kimbo cya Baraba kugira ngo umubare wuzure batica itegeko. Yesu amubamba rero hagati y'ibyo bisambo bakuyeho Baraba, hari ikindi gisambo yahasanze cyangwa se ikivume yahasanze, cyo kirihana kiramusaba, kirambwira ngo nugaruka mu bwami bwawe, kuko njya numva ko uzagaruka uzanyibuke, sinzarimbuke. Yesu bakunda yabwiye igisambo kibwiye ngo ntabwo nkurindirije ko nzagaruka, ahubwo turahurira muri paradiso. Igisambo ahita gikura mu isi kuko kimusabiye ku musaraba. Ariko abangaba basabira kuguma mu isi, ndashaka mwumve iyo logique, mwumve icyo kintu. Abangaba basabira kugumira mu isi bari abantu basize ibintu byabo, basize amato yabo, basize abagore. Ba Petero ashobora afite abagore, basize imiryango, kuko Petero afite umugore badawe. Ko Bible iravuga ngo nyirabukwe wa Simoni. Ntabwo umuntu agira nyirabukwe adafite umugore. Simoni yari afite urugo, yari afite umuryango, ariko arabisiga ku bwa Yesu. Simoni yafashe inzu ye, Yesu ayigira urusengero. Niyo Yesu yakoreraga ministeri ye Ikaperinawumu, umuntu yakirizaga indwara. Bajyaga rimwe na rimwe abantu baza bagasanga Yesu ari haruzuye, bagasambura inzu ya Simoni n'iyitotombe. Ariko Yesu agiye kujya mu ijuru ntiyigera amusaba kumukura mu isi. Kandi umurongo wa 14 uvuga ngo ab'isi barabanga, ahubwo asaba kumusiga mu isi bamwanga, amwizeza kumurinda. Kubera iki Yesu atwizeza kuturinda ariko ntadutware mu isi, ntadutware mu ijuru dukijijwe? Nuko umurimo w'abizera, umurimo w'abahindukiriye Imana uraha mu isi. Niko hari ahantu hatubwiye ngo mwimure ibigirwamana
kugira ngo mubone uko mukorera Imana. Iyo umuntu yahindukiriye Imana ahabwa inshingano zo kuyikorera. Aho wese avuga ngo umurimo wabo uri mu isi, ahubwo barindira mubi mu isi kugira ngo bakore umurimo wawe mu isi. Umurongo wa 18 uvuga neza ukavuga ngo uko wantumye mu isi nanjye niko mbatumye mu isi. Haleluya. Uko wantumye mu isi nanjye niko mbatumye mu isi. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko mu ijuru so hari umurimo wacu, ahubwo umurimo wacu uri hano mu isi. Nubwo akenshi dushaka kujya mu ijuru, kandi ni byiza koko, kandi abizera tuzajyayo, abizera Kristo, ko yavuze ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, nawe ujya kwa Data atamujyanye. Abamwizera tuzajya mu ijuru, ariko si cyo kibanza aha mu isi. Umurimo wacu, inshingano zacu ziri aha mu isi: kubwiriza abantu, kuvuga ubutumwa bwiza, kugerageza guhindura abandi. Ntabwo Yesu yigeze asiga abayoboke, Yesu yasize abigishwa bagomba kwigisha abandi. Rero inshingano zawe umaze kwizera Kristo ni uko utangira kumenya gukora umurimo we mu isi. Gukora mu ijuru nta muri muriyo. Mu ijuru tuzajya kubana nawe iteka, akazi kose mu ijuru kararangiye. Mu ijuru nta bapagani bariyo ngo tuzababwiriza. Mu ijuru nta sengezo ngo tuzubaka insengero. Mu ijuru nta bakene bariyo ngo tuzabafasha. Mu ijuru nta kindi kintu na kimwe cyari cyo gukora keretse ngo tubyina gusa ducelebrating. Akazi kose k'ubwami karaha mu isi. So rero umunsi ntukarenge ngo izuba rirenge, ukwezi gushire, umwaka ushire, nta murimo n'umwe ukoze mu bwami bw'Imana. Ugomba gukora cyane, ugomba kugerageza cyane, ugomba kurwana cyane, ugomba gusaba imbaraga cyane, ugomba kubyitaho cyane, ukagira umurimo, ukagira ibuye, ukagira itafari ushyira ku bwami bw'Imana muri iyi si. Yesu aguha imbaraga kandi agushoboza. Iyo duhindukiriye Imana turanayikorera, turi abakozi bayo muri iyi si. Nikiguhamagarira, nicyo yagutoranyirije, nikigushakaho. Nimba arabohotse yakubohoreye kubohora abandi, nimba arababariwe yakubohoreye kubabarira abandi nawe. So rero tugomba kumenya ko iyo twahindukiriye Imana tuba dufite n'inshingano zo kwikorera mu bwami bwayo ahangaha mu isi. Ntabwo Yesu azagaruka kuvuga ubutumwa muri iyi si, ntabwo Yesu azagaruka kubwira abantu igihe, ntabwo Yesu azagaruka. Yesu umurimo arawukoze muri twe, awusiga muri twe. Nitwe tugomba gukora uwo murimo wa Yesu uri muri twe. Ndakwinginze nshuti yanjye, gerageza wigisha umuntu umwe, gerageza wegere wa kabiri, gerageza ufashe abantu, gerageza ukorere ubu bwami, kuko tuzagorerwa mu izina rya Yesu. Haleluya. Icya gatatu kindi kiranga umuntu ahindukiriye Imana ngo ni ugutegereza urya munsi Yesu azagarukiraho. Umurongo wa 10 niko watubwiye, nawo uraryoshye cyane mu izina rya Yesu. Ku murongo wa 10 turimo turasoma Abatesalonike mu byibuke ba mbere igice cya mbere tugeze ku murongo wa 10. Reka twongere tuwusome twumve neza. Bavuga ngo no gutegereza umwana wayo uzava mu ijuru, uwo yazuye mu bapfuye, ari we Yesu, uwo uzadukiza umujinya uzatera. Urumva uyu muntu wahindukiriye Imana agombye kugumana ibyiringiro bidashidikanya kugaruka ku mwana wayo wazutse mu bapfuye, ari uzadukiza umujinya w'Imana uzasukwa muri iyi si. Ugombye kuba ufite ibyo byiringiro. Ntabwo tugomba kugira ibyiringiro byo kubona amafaranga gusa, nabyo ni byiza. Ntabwo tugomba kugira ibyiringiro byo kubaka amazu meza gusa. Tugomba no kugira ibyiringiro by'uko umwana w'Imana azagaruka muri iyi si. Abantu bose bahindukiriye Imana tugomba kuba dufite ibyo byiringiro, dufite iyo mitekerereze, dufite iyo myumvire, dufite twuzuye ibyo bintu, twuzuye ko wazutse azagaruka. Nubwo atazagera muri iyi si, ariko azagera mu bicu tuzamusanganira. Tugomba kuba dufite iyo myumvire, iyo mitekerereze, abantu bahindukiriye Imana, kugira ngo tubashe guhagarara. Yesu rero abaho umugisha. Numva ngashaka tuganire kuri iryo jambo ryo kwizera. Tuvuzeho iki? Icya mbere, kwizera ni iki? Ni uguhindukirira Imana. Ibitekerezo byawe bigahindukirira Imana, imyumvire igahindukirira Imana. Niko kwizera Imana twavugaga. Kwizera si amagambo,
kwizera si ukuvuga, ni igikorwa cyo guhindukirira Imana, tugahinduka tukaba bayo. Icya kabiri tuganiriyeho ni uko tuganiriye ku biranga umuntu wahindukiriye Imana. Yimura izindi mana, akorera Imana, aba afite ibyiringiro byo gutegereza umwana wayo uzagaruka mu isi. Yesu abaha umugisha, Yesu abuzuze kwizera, Yesu aduha imbaraga zo guhindukira Imana, aduha imbaraga mwuka wera zo gukorera Imana, zo kwimura izindi mana, z'ibyiringiro byo gutekereza nubwo ari mu bihe bibi, ariko tugumane imitekerereze, imyumvire, ibyiringiro by'uko amaso Yesu azagaruka. Yesu akugiriye neza ubyizeye, Yesu akorera ibitangaza, aguha imbaraga zo guhindukira, aguha imbaraga zo kumwizera nyabyo, aguha imbaraga zo kwimura izindi mana, aguha imbaraga zo kumukorera, aguha imbaraga zo gutegereza kugaruka k'ibyo byiringiro, akurwanirire, agukingurira inzira, agukingurira amarembo, akubohora umukorere, akubohora umuhamye, akubohore mu izina rya Yesu Kristo. Nategetse ngo umwami Yesu imbaraga z'umwuka, imbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi zikorere mu magufwa yawe, zikorere mu buzima bwawe, zikorere mu bugingo bwawe, nk'uko kwizera kugenda akabuto ka sinapi byimura umusozi. Reka kwizera kwawe guhindure buri kimwe mu izina rya Yesu Kristo, ujye mu cyerekezo kizima, ujye mu cyerekezo gikwiriye mu izina rya Yesu rikomeye. Imbaraga z'Imana zikora ibitangaza ku buzima bwawe, imbaraga z'Imana zikora ibitangaza ku bugingo bwawe. Ugubwe neza mu izina rya Yesu, wambara icyubahiro cy'Imana, wambara ubwiza bw'Imana, wambara imbaraga z'Imana, wambara umwuka wera. Yesu agufashe, Yesu akurwanirire, Yesu aguhindurire, Yesu akwiteho, Yesu akwagure, umukorere, umuhamye, umutegereza azagaruka mu izina rya Yesu. Wimure buri kimwe cyose cyakunanizaga, imbaraga z'Imana zikora ibitangaza. Haleluya! Yesu ariyasaya imbaraga z'umwuka zikora ibitangaza ku buzima bwawe. Koko Imana kube kuri mwebwe mu izina rya Yesu rikomeye kandi isumba amazina yose. Amen. Yesu abaho umugisha, Yesu abagiriye neza mu izina rya Yesu. Rero wowe utarakora subscribe wayikora, tukajya gukomeza kubana twumva ijambo ry'Imana. Comment wayishyiraho, watwandikira, waduhamagara, twagusengera, buri kimwe cyose. Yesu agufashe kandi Yesu agendane nawe mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Amen. Uhindukirira Imana mu izina rya Yesu, wimura iyindi mana, ukorera Imana, utegereze kuza k'umwami. Uzaba umunyamugisha, uzaba umutsinzi, uzaba umunyembaraga mu izina rya Yesu. Amen. Yesu abaha umugisha. Amen.